Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Maze igihe babwira iyo tugiye kuryama ko tubanza gusenga, ariko mbere yo gusenga tukabanza gusaba Imana imbabazi. Kristo Yezu akuzwe. Uyu mwanya wa none ngiye Mukandengo Marie Clarisse ngiye kukubwira ibanga nakuyemo. Yezu akuzwe. Ibanga nakuye mu gusenga, ibanga nakuye mu gusaba imbabazi, ibanga nakuye mu kwibuka ibyaha byanjye, ubundi gasaba Imana imbabazi. Reka nguhe ubuhamya bw'akanya gatoya unyihanganire. Nagize gutya ndasenga ngiye kuryama, noneho mbanza gusubira mu byo niriwemo byose mbibwira Imana, va Mana umbabarire aha hantu, umbabarire wenda uwo narebye nabi, umbabarire wenda uwo navuze nabi, umbabarire ibyo nibuka n'ibyo ntibuka muri aka kanya. Noneho ndangije gusaba Imana imbabazi, nahise mpamagara Roho Mutagatifu ngo aze mu buzima bwanjye. Iyo tugiye kuryama buriya tuba tugeze ahantu nk'aho tumeze nk'abapfuye, muri make babyita ngo ni igicucu cy'urupfu. Kristo Yezu akuzwe. Namaze gusenga ntabaza Roho Mutagatifu, ubundi ndiryamira mbwira Imana ibindi ni ibyawe. Ndangije nageze mu gicuku cya nijoro mba ndose inzozi, mbona inzira nyuramo njya guhaha, mbona hari umuntu utambitsemo ibintu kugira ngo nimpagera nze kugira ikibazo. Kristo Yezu akuzwe. Ese muranyumva? Ubwo ndangije nibaza izi nzozi, uriya muntu biriya bintu atambitsemo ese ni ibiki? Ndasenga ndavuga ntapfu, ni Nyagasani Imana wohereje umwana wawe kubw'urukundo wakundaga Mukandengo Marie Clarisse, yapfuye urupfu rw'agashinyaguro, yambika ubusa, yaratutswe, yaravuzwe. Ntago ngiye Mukandengo Marie Clarisse ndi intungane, niyo mpamvu ndi mu biganza byawe. Muri aka kanya ndahagurutse ndagiye, ibindi ndabiguhariye n'ibyawe. Narahagurutse ndagiye, ndagenda, ngenturanye n'ikigo cy'amashuri, nca mu kigo cy'amashuri, ya nzira nabonaga yuko igose, ya nzira wa mwanzi yatayemo ibintu aba ariyo nyura. Ndavuga nti ndebe mu by'ukuri yuko Imana itari buze kundwanirira. Kristo Yezu akuzwe. Narakugendeye rero, ngiye kubona mbona ngendanye n'abanyeshuri, harimo abo nzi n'abo ntazi kuko ni abantu duturanye. Noneho ndangije za mbaraga za Roho Mutagatifu, ya Mana irwana amanywa n'ijoro kugira ngo mwene muntu abeho, nagiye kubona mbona impaye abo bamarayika b'abana, harimo abo nzi n'abo ntazi. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo nagize gutya, abana turagendana, bari imbere yanjye ndi inyuma yabo. Numva abana bari kugenda bavuga ubuzima bwanjye bwose. Ndibaza se ibi bintu ni ibiki none? Numva bari kugenda bavuga Mukandengo Marie Clarisse ibi n'ibi, yabayeho atya, byagenze gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ntangira kwibaza, ibi bintu se ndimo jyewe ni ibiki? Ese ahantu ndi kujya birangwa amahoro? Ese ahantu ndi kujya birampira? Ndavuga nti ariko uri kumwe n'Uhoraho ntacyo yikanga, uri kumwe n'Imana nta kibazo agira. Ndatambuka ndakomeza ndagenda. Noneho tugeze ha hantu wa muntu yateze bya bintu, twaraharenze mbona ntacyo mbaye, ariko nko muri metero 2 cyangwa 3 ya majwi y'abana ahitamo ngo cwe, sinongera kumva n'umwe. Noneho rero ngiye kumva numva ubwabo basa n'abasubiranyemo ngo ubuse ngo twari tugiye hehe. Ni igihe cy'amasomo, hari mu masaha ya saa 9 nko mu masaha ya saa 9 n'igice, saa 10, kuko ntibari bari mu gihe cyo gukina. Ariko nagiye kubona numva amajwi yabo ngo ce, ngo ese ngo twari tugiye hehe. Undi baravuze ngo bari budukubite, ngo ubu twari turi hehe, ngo yewe. Abana basubira inyuma biruka, ntawamvugishije, nanjye ntawe navugishije, barangije baragenda.
bamaze kugenda rero nanjye nasigaye nseka ndavuga nti ariko Yezu buriya kuki unkunda ubu se hariya hantu koko sinshobora kuba nari kuhagwa ese buriya sinari kuhapfira ese byari kugenda gute ntariko Yezu urankunda aho uri hose nzakuvuga aho uri hose ugendana nanjye ukwiriye gushimwa bivuze ngo iki rero muri iki gihe tugiye gutangira amadiventi muri iki gihe tugiye kugera mu gihe cyo kwitegura neza ivuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo tugerageze gusaba imbabazi nubwo mugenzi wawe wamukosereza ukagira isoni zo kujya kumusaba imbabazi nubwo mugenzi wawe wamukosereza ukabura ukuntu umusaba imbabazi egera Imana uvuga uti Imana mbabarira ubutukanyi bwanjye mbabarira ubusambanyi bwanjye mbabarira ubwibone bwanjye mbabarira ariko ibyo wihannye ugerageze wihanire kureka niba waragendeye muri izo nzira uri gusabira imbabazi gerageza wihanire kureka Imana ntabwo yanga umunyabyaha icyo yanga ni icyaha niyo mpamvu rero dukwiye kugira gutya tukihana twamara kwihana tugasaba imbaraga za Roho Mutagatifu akabana natwe Roho Mutagatifu akatwereka icyo gukora Roho Mutagatifu akatwereka inzira ni ukuri ndahamya neza ntashidikanya yuko igihe neza cya Noheri Yezu azavukira mu mutima wawe Kristo Yezu akuzwe ubwo rero ni ukuvuga ngo ngewe icyo ngushishikariza ndi umuntu nawe uri umuntu ndasenga nawe urasenga ariko dusenge nyagusenga atari ukuvuga amasengesho tube imbere y'Imana uko bikwiriye atari ugukora ngo bandebe atari ugukora ngo banshime ahubwo ari uguharanira kuzaronka ubugingo buhoraho Kristo Yezu akuzwe muramenye yuko murwana n'umwanzi Sekibi mukomere kandi muhangare imitego ye kuko saba ntumurwana ngibyo bikwiriye abana b'Uhoraho ngaho nimwambare mwese intwaro z'urumuri mubintwari kandi mugenze nk'abakijijwe kuko muri ku rugamba ngibyo bikwiriye abana b'Uhoraho ibyo byose nitubikora tujye twibuka no gufata Bibiliya zacu yaba Bibiliya ntagatifu yaba Bibiliya yera bitewe n'ukwemera kwawe bitewe n'iyo ukoresha uyifate usome aho Roho Mutagatifu akubwira kandi tugerageze kuzahurira mu gihugu cyo mu ijuru Kristo Yezu akuzwe dusabirane kuzagerayo